Ikaze rero nanone ikaze mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa kambanje kubashimira bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, n'abatariyandikisha mwiyandikishe kuko abantu bari kwiyandikisha cyane ku bwinshi kuko bakumbuye ukuri, banyotewe ukuri, birangaragarira nta gushidikanya. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach maze anachnu holochim lilohot hayom. Tugiye kureba inkomoko y'amadini. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Uwiteka, Imana ya Abraham, Imana ishobora byose, Isaac, Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Ese nicyo tugiye kureba uyu munsi tugiye kureba inkomoko y'amadini. Amadini yavuye he? Tubirebe. Maze nkubwire nti kandaho like tuzamuke, kandi nkaba nongeye kubashimira bari kwiyandikisha muri benshi cyane, kubera ko urukundo mugaragariza ukuri ko munyote ukuri k'ibihe byageze byahanuwe kera na kare ko ukuri kuzageraho kugashakishwa. Tuze twinjire muri turebe aho amadini yavuye, tubandanye twagiye. Kandaho like ubundi dukomeze. Tugiye kureba rero inkomoko y'amadini, uko yatangiye n'igihe yatangiriye. Bikaba bifite akamaro gakomeye cyane kuko ibyo dukora, ubuzima tubaho, tubikora byose dukurikije imyizerere yacu. Bikaba bizwi ko amadini yose rero ari hanze havuga ko afite ukuri, bose bavuga ko afite ukuri, ariko ntabwo yose ashobora kugira ukuri nk'uko tubizi byose. Ibibazo tugomba kwibaza ni nk'ibi ngibi: twaje hano gute? Ese hari ibindi binyabuzima nyuma y'ubuzima? Hari ibindi binyabuzima bihari nyuma y'ubuzima? Bigenda gute? Ese hari ibindi biremwa bitari abantu? Ibiva hejuru bivugwa ni ibiki? Bibahe? Ese abantu ba mbere bari bande? Bemeraga ayahe madini? Mbere y'uko Islam iza, mbere y'uko abakatolika baza, mbere y'uko Buddha iza, abantu ba kera bemereraga mu biki? Ese mbere ya Misiri, mbere y'abagereki, imana zariho, ibyo bemeraga byari biki? Dusubire rero inyuma ku itangiriro, tugiye kuri Moses, benshi bita Musa nk'uko byanditse neza turabizi, ariko tugiye kwifashisha izindi nyandiko kugira ngo turebe koko zemeranywa n'ibyo Mose yanditse. Kubw'iyo mpamvu rero tugiye kwifashisha inyandiko zemeranywa na Mose, turebe ko ibivugwa byavuye i Mesopotamia ari byo koko byanditswe no muri Bibiliya, kuko Bibiliya yaje nyuma. Tuzi ko habaye umwuzure, wa mwuzure wa Nowa. Turebe ibyabayeho mbere n'ibyabayeho nyuma. Icyabaye rero nuko nyuma y'umwuzure, ya nkuge ya Nowa yaje kwisanga ku musozi wa Ararat. Uyu munsi bikaba bivuga ko hashobora kuba ari muri Turukiya. Nibwo rero abantu bagiye bava aho Ararat, baramanuka, bagenda bamanuka, bagera he? Bagera Samariya. Bisanga za Nineva, ariwo muri Ashuri. Ashuri yo muri Asiriya, ariyo Asiriya bayita Asiriya. Habaye kubakwa isomero rya mbere i Nineva, ari umurwa wayo. Niho hantu hakusanyirijwe ayo mabuye yagiye yandikwaho ibyo bintu byinshi bya kera, amabuye arenga 3000. Ibyo byakozwe nande? Byakozwe na Gilgamesh, akaba ari we uvugwa cyane wabikoze. Yari umwami wa Asiriya wiyemeje gukusanya amabuye yose kugira ngo ibyo bintu abisigasire. Tuzi ko abantu b'icyo gihe babagaho biyitaga abantu bafite imitwe yirabura, abantu b'imitwe yirabura. Kubera iki biyitaga gutyo? Tubirebe. Babyitaga kugira ngo bitandukanye n'abandi bantu bose bariho icyo gihe. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kumera nk'abandi bantu, niyo mpamvu biyitaga ab'imitwe yirabura y'umukara. Igitangaje rero ni iki? Igitangaje ni uko abo bantu bavuga ko yaba intwaro, yaba ikoranabuhanga, yaba ibyo bavumburaga byose ngo babihabwaga n'izindi imana nyinshi mu bwinshi. Ubwenge bwo gukora ibyo bintu byose babuhabwaga n'izo mana. Benshi twita uyu munsi ibiva hejuru. Ibyo biva hejuru rero bikaba ari baba marayika baguye bavuye mu ijuru, urabibuka? Baza bayobowe n'uwo bita Azazeli. Azazeli niwe waje bayoboye, nk'uko turabireba mu kanya gatoya. Nuko rero bagomeje kugira ubwenge bwinshi cyane, babihabwa n'izo mana. None tukaba tubibaza abo bantu bari bande, kandi izo mana baramyaga zari izihe?
reka duhere kuri abantu b'imitwe yirabura. Abantu bivuga ko bikomoka ahantu hitwa Nipu. Aho hantu ni ahantu hatumye abantu batekereza Imana. Abantu batangiye gutekereza Imana kubera aho hantu, kuko ariho isi ihurira n'ijuru. Ugize ngo iki? Hari ahantu kuri ino si isi ijya gukora ku ijuru aho bihurira. Yego nibyo, kuri ino si dutuye hari ahantu hegereye ijuru cyane, ku buryo aho ngaho aho hantu menya niyo mpamvu babuza abantu kujya za Antarctica n'ahandi hantu hakumiriwe kugira ngo batahagera. Aho hantu hose hegeranye n'ijuru. Mbere y'umwuzure rero, wibuka ko abantu bose bavugaga ururimi rumwe. Abantu bose bavugaga ururimi mbere y'umwuzure, kugeza ku gihe cya wa munara wa Babeli, nibwo abantu batatanye batangiye kuvuga za ndimi zingahe? 70. Abantu bari bararemwe nk'umugore n'umugabo ngo bakwire isi nk'uko tubyumva mu gitabo cy'Itangiriro. Ariko icyo amateka yose yemeza ku isi yose hirya no hino ni uko umwuzure abayeho, kandi abantu babayeho mbere bariho mbere y'umwuzure. Yaba igitabo cya Enoki, yaba ibyanditse ahangaha i Samariya kuri ayo mabuye, amateka yose akomeza yemeza ko haguye abamarayika bariya baje ku isi bayobowe na Azazeli, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Enoki n'ibindi bitabo n'izindi nyandiko n'ayo matabureti, ayo mabuye yose. Abo bamarayika baraguye bava mu ijuru. Aya makuru tukaba tumaze iminsi tuyaganiraho mu gitabo cya Enoki. Urabyibuka ukuntu babyaranye n'abagore, abana b'abantu, havamo ibihangange bizwi nka Nephilim. Isi yose rero yabaye mbi cyane, karahava biba bibi cyane kugeza ubwo Imana ikubuye ikoresheje wa mwuzure wa Nowa, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 6:5. Haje kurokoka umuntu umwe rero tuzi nka Nowa, ari we waje kwagura isi. Ariko Nowa ni izina yahawe mu zindi ndimi z'amahanga, kuko i Samariya azwi nka Zeusudra, ahandi bamwita Utanashtamu, Abagereki bamwita Deucalion, Abahindu bamwita Man, Abashinwa bamwita Fuhai, abo muri Hawaii bakaba bamwita Nugu. Urumva ko kuba Nowa azwi muri ayo mateka yo hirya no hino hose, bivuze ko Nowa yabayeho. Dukomeze rero, tukamije iki? Turi kubisasira kugira ngo turebe aho ayo madini yaje kuva, noneho bifata intera dufite uyu munsi. Amashyanga yose akaba azi iby'umwuzure. Kuki amashyanga yose azi iby'umwuzure? Nuko uwo mwuzure wabayeho, n'igihamya ko umwuzure wabayeho. Wibuke ko mbere y'umwuzure hari abantu babagaho, kandi babaga igihe kirekire. Urugero ngo hano uruhe nka Nowa bijya kuba yari afite imyaka 500. Ab'i Samariya rero bari bafite imana bitaga Imana ishobora byose. Imana y'i Samariya bayitaga Imana ishobora byose, Anu. An yari afite abahungu babiri, Enlil na Enki. Mujya mwumva cyane cyane mu bitabo bindi, cyane cyane bivuye kuri ayo mabuye. Anu ikaba isobanura ijuru, aho i Samariya Imana isumba byose. Enki nawe bivuga Imana y'isi, naho Enlil bikavuga umwami w'izo mana mu bwinshi. I Samariya rero bikaba bizwi ko Enlil ari we wohereje umwuzure. Kuva kuri Adamu kugera kuri Nowa hari abakurambere 10. Kuwa 7 nibwo icyo gihe cy'icyago cyabaye, bya bihangange biramanuka bivuye mu bamarayika biraza byirana mu bana b'abantu, babyarana giant Nephilim, ahandi bitwa Imana, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 6:4. Aho rero niho byaturutse, abantu batangira kuva ku Mana, Imana isumba byose, batangira kuramya izo zindi mana, kuko babitegetswe n'abo bamarayika baguye. Nuko byatangiye. Aho rero dukomeza tukagera kuri Nowa. Nowa n'abahungu be 3, Shem, Ham na Yafeti. Wibuka ko Aburahamu nawe icyo gihe yari akiriho, kuko yanapfuye Shemu akiriho. Shemu ni wa kera. Aburahamu rero ni ukuvuga ngo yanamenye Shemu. Mu bahungu rero bano ari ibintu byo gushyuhira, harimo uwo bitaga Hamu. Hamu yaje kwibaruka Kush abyara nde? Igihangange, umwami w'abami Nimrod. Nimrod aba igihangange gikomeye cyane ku isi yose. Izina rya Nimrod mu giheburayo ni Marad, bivuga uwivumbuye ku Mana, Anu. Imana ishobora byose, Imana isumba byose. Anu rero niryo zina ry'Imana ko bamwitaga mu gihe cya kera i Samariya. Imana yitwaga Anu, i Samariya niko yitwaga. Abakomotse kuri Shemu rero bitaga Imana Elion, Imana isumba byose. Abantu rero nyuma y'umwuzure batangiye kwihakana Imana, nuko batangiye kwivaho.
biza rero gukumira ku murari bageze kuri ba Nimrod. Nimrod rero yavanye abantu bose ku Mana kubera ko yari afite ubuyobozi bwose bw'isi, ari naho amadini yaje kuva. Nimrod yubaka Nineva, yari umunyembaraga cyane, akongera no kwigomeka ku Mana. Aha niho abantu batangiye gukurikira izindi mana zavuye ku bimanuka, nuko abantu batangira kwinjira mu bupfumu. Nimrod yahise izana imana y'ingore Ashtaroth, izwi nka Ishtar i Ashuru n'i Babuloni, ari yayindi naberekaga kuri Pasika abagatolika baba bambaza. Ishtar niyo mana yavuye hehe? Aho ngaho za Nineva izanywe na Nimrod, imana y'ingore izwi nka Ishtar. Nuko nguko yaje. Muri Syria ikaba izwi nka Astrat, muri Israheli izwi nka Ashtaroth, mu Misiri izwi nka Isis, naho mu Bagereki izwi nka Aphrodite. Urumva ko ibyo bimana byose nuko batangiye kwinjira mu migenzo y'amadini, nk'uko tugiye kubireba uko amadini yaje kuzamuka. Amadini rero yatangiye gutyo ubwo abantu bayobowe na Nimrod bagerageza gusobanukirwa iby'isi babagamo, kamere, ubuzima, urupfu n'ibindi byose bihishwe bitazwi. Bizeraga imbaraga zidasanzwe, bakizera mu bakurambere, ndetse bakizera n'ibinyabuzima, ibidukikije nk'izuba n'ukwezi. Kandi wibuke Imana iratubwira ngo ntimukizerere mu izuba n'ukwezi kuko ntago ari Imana, ahubwo ni ibimenyetso byerekana imbaraga z'Uhoraho. Ibyo rero byaje kuva mu buryo bwo gusenga, biba imigenzo n'amategeko agenga abantu. Nk'uko twibuka Imana ivuga idini, nuko idini ryaje. Idini ni iki mu maso y'Imana? Idini ni imigenzo, amategeko abantu bamize bunguri bagenda berekanwa kuva mu bisekuru n'ibisekuruza, ubuvivi n'ubuvivure. Nuko amadini yaje. Izi nyigisho rero za mbere zabaye ishingiro ry'aya madini tuzi uyu munsi. Amadini yagiye akura uko ibihugu n'uduce tw'isi byagendaga bitera imbere. Turebe rero amwe muri ayo madini uko byagenze, naho yavuye nuko byatangiye. Hari Abahindu. Abahindu bavuye mu Buhinde, tuzi ko bemera mu nyigisho za Veda, za karma n'ivuka rya kabiri. Kumwe yuko ikintu nyine ikintu kikugarukira. Zoroaster, abangaba bavuye muri Persia muri Irani, bakaba barashinzwe na Zoan. Aya madini yose yagendaga ava muri utwo duce hakurikijwe ibyo bintu babaga bizeramo, yaba ari za karma cyangwa iki. Abayuda nabo bavuga ko bavuze kuri Mose, bakemera Imana imwe y'isezerano. Tao, Abashinwa bivuga ko abo bantu bose bemereraga mu bintu by'Imana zaho ngaho mu Bushinwa. Abatao bakaba baraje muri 500 mbere y'ivuka rya Kristo, Abayuda 2000 mbere y'ivuka rya Kristo, Abahindu baje 1500 mbere y'ivuka rya Kristo. Hakaza n'abandi bita Confucius, aribo bavuye mu Bushinwa nabo imyaka 500 mbere y'ivuka rya Kristo. Ababuda nabo bavuye mu Buhinde imyaka 500 mbere y'ivuka rya Kristo, bakabemerera ngo mu by'ukuri. Hakaza noneho n'Abagereki, imana z'Abagereki nabo bemererwaga mu bintu by'amazuba, ibintu nk'ibyo. Nyuma y'Abagereki rero tubona izihe mana? Tubona Ubuyayin, baturutse mu Buhinde nabo bakaba bigisha kutagira urugomo no kwigenzura. Nyuma y'Abaroma haje abaki? Haza abantu bitwa iyobokamana y'Abakereti, haza Abashinto, haza Abakristo, hakurikiraho Ababahayi, haza amadini ya gakondo y'Abanyafurika, haza iyobokamana rishya ibyo bita New Age, haza noneho n'amatsinda y'iyobokamana y'abasanga ubutaka bo muri Amerika, hazamo noneho abo bita atheist, abantu batagira idini. Nuko amadini yagiye aza. Urumva ko yatangiye hafi aho ngaho mu mwaka w'500 mbere y'ivuka rya Kristo, imyaka 2000. Urebye nibwo amadini yatangiye kuza muri 2000. Nibwo haje Abayahudi mu cyatanu mbere ya Kristo, haza Abahindu. Andi madini yose urebye yagiye aza muri za 500 mbere y'ivuka rya Kristo. Nguko rero ko amadini yaje. Uyu munsi tukaba twisanga abantu bari mu madini hirya no hino bataza yaturutse, kuko ni udushami twagiye duturuka muri ibyo bihugu, bikaza noneho bakabikwiza za Afurika cyane cyane, bakaza ngo iwacu ngo baje kuduha amadini, kandi batazi ko Nimrod icyo gihangange bavuga bemera cyazanye ayo madini cyavaga kuri Kush kandi yari muri Afurika. Ngaho rero amadini yaturutse
amadini yaturutse kuri ba Nimurodi bivumbura ku Mana. Nimurodi agira ubushobozi bukomeye cyane, noneho abantu baragoma bava ku Mana, ahita azana imana y'ingore. Amaze kuzana imana y'ingore, abantu bagenda batatana hirya no hino ku mpande z'isi, bagenda birema mu madini gutyo ngo twabonye abahindu, abasilamu, abagatolika, ababuda. Ibyo bintu byose nuko amadini yazamutse kugeza n'umunsi n'uyu. Ayo akaba ari amadini yose atemera Imana imwe, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Ayo madini yose niyo Imana itubuza. Niba wumva uri muri ayo madini rero, vanamo akarenge kawe inzira z'ikigendwa, kuko hari igihe bizaba bitagishobotse. Nkambashimiye rero abakomeje kwiyandikisha, abankurikiye twabanye, nkabambashimiye nanone mwiyandikishe ku bwinshi. Dukomeze dushakishe kuno kuri tugusangiza abantu benshi cyane bave mu buyobe baze mu kuri, maze ukuri kuzabature. Nkabashimiye nanone, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, toda raba, tov meyod.